mu bigaragara rero Ayubu u Rwanda narwo nyuma yo kwamagana leta ya Israel rwemeje ko hagomba kubaho umwanzuro wa two state solutions. Ibi bintu ntabwo bishobora kuba birimo birakurura umubano utari mwiza hagati y'u Rwanda na Israel nk'uko ejo bundi twabivugaga tuvuga ko u Rwanda rwamaganye leta ya Israel ku bikorwa byayo muri Qatar. Nuko basinye ariko bagasinya agace gato ko kurekura imfungwa. Ari nako M23 akunze kwemfasiza. Urakoze cyane. Very good. Aya masezerano arashyirwa mu bikorwa gute na Wazalendo hari? Kuba wabonye Gasita yahavuye ntago ari ingufa Wazalendo barushije leta ya Kinshasa. Oya ni ku mibare ya politiki. Urukiko rwanzuye ko urubanza rwa Joseph Kabila wayoboye Kongo imyaka 18 rwongera gutangira. Uyu mwanzuro wafashwe nyuma yo ko abanyamategeko barengera inyungu za leta bamenyesheje abacamanza ko agaciro ko kwiga ikidage karuta kuri giciro. Banyeshuri musoje yisumbuye cyangwa kaminuza abari mu biruhuko n'abandi mwese mu byifuza, Der Sprachenhub German Language Academy, ikigo cyigisha ururimi rw'ikidage ku buryo bwihuse kandi bugezweho, kigatanga ubujyanama bugamije gufasha urubyiruko rw'u Rwanda n'abandi bose babyifuza kugera ku mahirwe yo kwiga, gukora, guhugurwa, kuminuza cyangwa gutura mu Budage. Ku ishami ryo rya Kigali Nyarugenge hamwe n'abafatanyabikorwa bacu turahamagarira buri wese ubyifuza ko mu Budage no mu bindi bihugu bikoresha ikidage hari amahirwe menshi agutegereje. Ushobora kwiga umwuga kandi uhembwa mu mashami atandukanye ariyo ubuvuzi n'ubuforomo, uburezi bw'abana bato, imyuga ngiro n'ikoranabuhanga, ubucuruzi na logistics ndetse na hotel and restaurant management. Amasomo atangwa kuva ku rwego rwa A1 kugeza kuri B2 ku ishami ryacu rya Kigali i Nyarugenge ku gahanda KN 89 ST ku nzu ya 9 muri etage ya 5. Ushobora guhitamo kwiga mu gitondo, nyuma ya saa sita, nimugoroba cyangwa muri weekend. Akarusho kandi muri Der Sprachenhub twiyemeje kugufasha, tuguha amakuru ajyanye na admission na scholarship mu mashuri ndetse twaguhuza n'amahirwe yo kubona akazi ku bafite impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi. Tugutoza kandi tukaguha ubufasha mu kuzuza application no kuzinoza, tukagufasha gukora dosiye isaba visa ndetse tukaguha ikaze no kukumenyereza mu gihe ugiye gutura mu Budage. Ese wari uzi ko kwiga kaminuza mu Budage ari ubuntu? Iyandikisha nonaha. Ushobora kunyura kuri nimero yacu ya WhatsApp kuri 07 90 13 98 22. Mwicikanwa kuko abakozi n'abanyeshuri bazahitamo kwiga nimugoroba cyangwa muri weekend bazahabwa igabanyirizwa ridasanzwe. Hitamo Der Sprachenhub German Language Academy maze ugere kure. Hahibwota amasimbi, ubumenyi n'ubushobozi maze wiyubakira u Rwanda. Mucuruzi ngufitiye inkuru nziza, wivunika rwose kuko Swatasi irari ku bwawe, iragufasha muri byose ukeneye. Wowe icyo usabwa no gukora urutonde n'ibisobanuro by'ibyo ushaka kugura, byose bigomba guturuka i Dubai, amazina yabyo, ubwoko bwabyo, ingano yabyo n'umubare, hanyuma Swatasi kabigufashamo. Wivunika wishyura amatike y'indege, hoteli, umwanya n'ibindi bigenda ku rugendo rwawe kuko ayo mafaranga wayazigama. Itike y'indege yarahenze cyane, amafaranga yishyura icyumba cya hoteli kongeraho amafunguro n'ibyo kunywa, utibagiwe umwanya ndetse n'amafaranga utanga ujya kugura na kiriya. Sigaho rwose ibyo bishinge Swatase kuko uwo mutwaro yawe ugutuye. Iyi kampani zabyoroshya ikungure kurushaho maze ayo mafaranga kugarukira ari inyungu aho kuba igihombo. Mu byo tubafasha kugura i Dubai harimo imashini z'ubuhinzi, izo mu nganda, izo mu biro, imashini zimesa, izikora indi mirimo itandukanye, spare parts, imodoka, telefone, mudasobwa, amasaha ndetse n'ibindi byo mu maduka bituruka i Dubai. Akandi gashya rero nuko mbere yo kubigura tubanza kukwereka amafoto n'amashusho wakwemeza ko ari byo tukabigura. Ibi bikoresho iyo bitumije bikugeraho hagati y'iminsi 2 n'itatu ku binyura mu ndege, mu gihe binyura mu bwato byo ari hagati y'iminsi 30 na 45. Swatasi uyishyura atageze kuri 1/3 cyayo yose wari kwifashisha mu gihe wagiye i Dubai, maze ikagufasha kwegeranya ibyo waguze no kubikugerezaho bigiye. Ushobora kutuganaho dukorera igikondo cyangwa ukatwandikira kuri 0788 67 85 97. Gukorana na Swatasi ni ukuzigama amafaranga, umwanya no kwirinda ibikujagaraza. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Turi kumwe na Ayubu na mahoro. Yego na mahoro kanijabo. Mu nteko rusange y'umuryango wawe mu gihugu 142 byatoye byemeza ko hagomba kubaho leta ebyiri, iya Palestine n'iya Israel, ibyamenyekanye nka two state solution kugira ngo hakemurwe amakimbirane mu burasirazuba bwo hagati. Ayubu, twigeze dukora ikiganiro tugaruka kuri ibi bintu, ariko ndabona ibihugu birangajwe imbere n'Ubufaransa byemeje rwose ko uyu mwanzuro ugomba gushyigikirwa. Yego. Uratekereza ko ibintu bizashyigikirwa? Turaza no kuganira ku zindi ngingo, ariko reka twe duhereye kuri iyi. Urakoze cyane kanijabo, tunashimira abakunzi ba Primo. Uyu mwanzuro uje mu nama rusange y'umuryango w'abibumbye
twibutse ko uri watowe n'ibihugu 142, hanyuma ibihugu 10 bikaba byo byawuvuguruje cyangwa byawurwanyije, cyo bita gutora against, hanyuma n'ibindi byifashe bikaba 12. Harimo rero ikihutirwa nuko twavuga ntabwo ari umwanzuro uri definitive, ni ukuvuga ngo ni umwanzuro ujyana muri icyo cyerekezo cyo kwemera leta ebyiri, leta ya Isiraheli na leta ya Palestine, hanyuma ukaba uzigwaho by'umwihariko mu nama iteganywa nanone mu minsi mikeya cyane iri imbere, ikazaba ari inama y'umuryango w'abibumbye nanone izaba yiga ku kibazo cya two state solution, izabanzirizwa ubwo bazaba babyigaho gusa bongera kureba nko kuvugurura ibyo babona byaba bitaragenze neza. Izabanziriza icyumweru cy'inama rusange y'umuryango w'abibumbye yo ku rwego rwo hejuru, izaba ku itariki 22 ari nayo finali z'uku kwezi kwa 9. Twakwita finali n'uvuga ngo niryo herezo muri iyo nama, nibwo tuzavuga ngo nitabyara inyana mu kinyarwanda izabyara ikimasa. No ukuvuga iki? No ukuvuga ngo iyi ni icyo bise New York Declaration, ni draft cyangwa imbanziriza mushinga yasinyweho yazanywe n'Ubufaransa, no umushinga w'itegeko cyangwa wa Declaration of New York yashyizweho n'Ubufaransa na Saudi Arabia Saudite. Byombo ko ari bibiri ikaba ryo banyiro uwo mushinga mbese uvuguruye muri ku kwezi kwa 7. Yego. Bawise New York kuko babikoreye New York nyine ubwo muri premises z'umuryango w'abibumbye cyangwa mu cyicaro cyawo. Ikindi yavuze New York, abadukurikira itabibuka neza ko ari muri Amerika. Bivuze ko ubwo n'abanyamerika bawurimo byanga bikunda. Hanyuma uwo mushinga rero akaba ari wo uyu munsi bemeje kuri icyo kigero tumaze kuvuga ibihugu 142 bikaba byawemeje, 10 birawurwanya cyangwa birawuhakana, 12 harimo ibyo byawuhakanya za Argentine n'ibindi 12 bikaba byifashe. Ubwo rero icyo nashaka kuvuga kare nijabo ni kuvuga ngo imibereho, akazoza, icyizere cyo kubaho kwa leta ya Palestine gishingiye cyane cyane mu nama rusange yo ku rwego rwo hejuru nk'uko bayita, izaterana ku itariki 22. Ubwo wenda twagenda tureba muri technicalities bimeze bite, icyizere kiri hehe, ku cyari uyu munsi bibayeho, birahuzwa bite n'akarere Palestina na Israel irimo. Yego, hitugikomerezaho kugira ngo tuze kurasa ko dufite ingingo nyinshi. Uko bije uyu munsi rero ndeba M23 na leta ya Kongo nabo basinya amasezerano yo guhererekanya nabo babe bagerageza tubaze tuve. Yego, yarakoze cyane. Turazi kubigaruka. No kuvuga ngo iki rero, no kuvuga ngo uyu munsi muri kara karere harimo ibibazo byinshi cyane bikomeye. Icyambere harimo ikirimo gukekwa ko cyazemezwa ko ari genocide irimo kubera i Gaza. Icyo gihugu iyo leta ya nkuko bayita muri mu mvugo ya politike, leta ya Palestine irimo guterwa n'igihugu cya Israel mu ntara ya Gaza by'umwihariko nubwo na za West Bank naho hajya hakorwa ibitero simusiga. Uyu munsi baramutse bemeje ko leta ya Palestine ari igihugu cyemewe mu rwego mpuzamahanga na UN. Icyo bisobanuye ni iki? Bisobanuye ko leta ya Israel izaba itakaje amahirwe, ahubwo ikaba yinjiye muri riske yo gufatirwa ibihano, kuko izajya ibikorwa byose yakora bizajya biba bifite ingaruka zo kuvogera ubusugire bw'igihugu cyigenga. Bikazaba byumvikana ko n'igihugu cyafatira leta ya Israel ibihano, ako nako turakagarukaho, kizajya kiba kiyifatiye ibihano hakurikijwe amategeko mpuzamahanga cyangwa icyo bita international law. Icyo kiri kumvikana bitewe no kuba zabaviyoye cyitwa integrité territoriale y'igihugu cyigenga, ubusugire. Aho ngaho no kuvuga ngo Israel impamvu muri buze kumva ko irimo guhakana kandi karwanya yivuye inyuma ko habaho leta yigenga ya Palestine. Icyo ni icyambere. Hanyuma icya kabiri ariko abarimo gusunika uno mushinga ngo wemerwe ku ruhembe rwabo cyangwa ku murongo w'imbere hariho Arabia Saudite. Ni igihugu cya leta ya Arabia Saudite cy'abayisilamu, bo bifuza ko abarabu bene wabo banya Palestine bagira leta. Bakaba baranabishyize muri kondisiyo, wowe dukurikira, leta ya Arabia Saudite nk'umufatanyabikorwa wa leta zunze ubumwe za Amerika ukomeye cyane, yaba mu rwego rw'ubukungu no mu rwego rwa gisirikare, yashyize kondisiyo ko leta ya Israel igomba kwemerwa ariko na leta ya Palestine ikemerwa nka leta yigenga mbere yuko
bemera gushyira mu bikorwa icyitwa Abraham Accords, amasezerano yisiriwe Accord Abraham yagizwemo uruhare na Trump, azaba yemera ko leta ya Israel yanormaliza cyangwa yagira imubano usanzwe w'ibihugu byose, kuko ibihugu byinshi byo mu Barabu hariya nka 99% ntabwo byemera leta ya Israel nabo. So kugira ngo bayemerere bayishyireho kondisiyo z'uko igomba kubanza nayo ikemera Palestine nka Israel, ariko n'umuryango mpuzamahanga nawo, kandi tuvuze umuryango mpuzamahanga tuvuze abanyamerika, bakabanza nabo bakemera ko leta ya Palestine yigenga. Iyo ngiyo ni icyambere. Hanyuma rero twe tuvuze kuri genocide ya Gaza, ikintu gishyashya kare n'ijabo kigaragaye muri no mwanzuro wa UN nuko ibihugu by'Uburayi harimo Ubwongereza, Ubufaransa birumvikana na Germany, Ubudage, Ubutaliyani n'ibindi, Uburayi bwakoze icyitwa shift, bwa supportinze ku buryo bw'umwihariko bwa votinze cyangwa bwatoye nabwo bwemera leta ya Palestine. Ababireba rero natwe turimo birumvikana, biragaragaza neza ko Uburayi nk'uko bwakunze kubivuga hagati ntaza kwibagirwa, Macron we yamaze kwidekarara, yamaze kuvuga aho ahagaze mu rwego rudasubirwa, havuga ko we atindiwe gusa n'itariki 22 we azarara yemeye leta ya Palestine nka leta yigenga, yamaze kubivuga. N'Ubudage bukazakurikiraho na za Canada n'abandi benshi barabivuze, ngira ngo na Australia irimo. Icyo bivuze rero ni iki? Bivuze ko Uburayi burimo kwizora, isi irimo kugenda ihakato leta zunze ubumwe za Amerika na leta ya Israel, cyane cyane kubera ibikorwa bya gisirikare no kubera muri Gaza. Tukibaza rero ikibazo gito kugira ngo attention gato tarava muri Gaza no muri Ukraine, aba bantu ntibari kubyumvikana. Abahe n'abahe? Abanyaburayi n'Abanyamerika. Birashoboka ugize neza nyamura. Yego, nzanyemo component ya Ukraine, bishobora kuba bijemo tit for tat. Bijemo bese nko guhimana cyangwa kwishyurana, ariko harakantu kanisha bututajya mu rwego rwa Ukraine, kuko hano havuzwe genocide haba hatandukanye n'ahavugwa intambara. Nubwo byose ari bibi. Urebye uburyo Trump yazaga yizeza abantu no mu gihe cyo kwiyamamaza avuga ngo iyi ntambara nzahita nyirangiza, agatumira Putin akaza Raska, agatumira bara Abanyaburayi na bagenzi babo bakaza na President Volodymyr Zelensky, byakabaye byararangiye tubihuje na Prix Nobel. Yego, ibirushaho kumvikanisha kudahuza ku Burayi na Amerika, biragaragaza ko bikomeye. Yego, nacyo nanivuze ko Uburayi bushobora kuba buri mubonye umwanya wo kwishyura Trump, kwihimura, kuko Trump mu by'ukuri ni intambara ya Gaza yari yaravuze ko azayirangiza nayo, yari yaravuze ko intambara ya Ukraine nkuko wabivuze neza azayirangiza mu minsi mike, ariko byarangiye bigaragara ko cyari icyuka. Ariko uyu munsi twakabaza na Prix Nobel, ariko mbere ko mbyibagirwa, Gaza Abanyaburayi bafite ideni rikomeye cyane. Buriya buri muntu wese agiriye indangagaciro niyo yashaka inyungu, ariko Abanyaburayi buriya bafite ukuntu bagaragaza nk'abantu bahagarariye uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Abanyamerika bo buriya values zabo no kuvuga ngo nitura tugabane niwanga tubimene twigendere, ariko Abanyaburayi bagira akantu burya ko kwifata muri kamere z'Abanyaburayi. Uzarebe na za Iran buriya ni inshuti y'Abanyaburayi kurusha uko baganira n'Abanyamerika. Uzabona no muri bya biganiro bya nuclear Abanyaburayi bajya imbere, bafite ukuntu burya bashyiramo imiyaga bo tubivuze mu mvugo isanzwe, ariko barashaka kuza kwikuraho ikintu cyitwa genocide igihe cyaba kigaragaye ko muri Gaza habaye jenoside. Bivuga ngo amagara bayaterewe hejuru. Mu mateka tuzafatwa nk'Abadage, Abafaransa n'Abongereza ko twagize uruhare mu guceceka genocide irimo gukorwa. Iziriya nyungu nubwo tubye tubashyigikira nk'Abanyamerika n'Abanya-Israel, ariko aha ntabwo dushaka kubashyigikira mu kujya mu mateka mu makosa historique. Turi kumvikana? Bameze rero nk'aba izo values ise tazerekanye mu Rwanda. Aba Bafaransa bari aho nari kuza kubigarukaho. UN ishobora kubigeza igihe cyo gusenyuka burundu. UN yarokotse amahirwe ya nyuma igihe genocide yakorerwaga Abatutsi yabaga irangiye, ubundi UN yakaba yaravuyeho ako kanya, kuko UN yari impliqué, yari ifite mu ruhare, irananirwa ku mugaragaro. Ubundi yari guhitivaho cyane cyane ko bimwe mu byatumye UN ishingura bizi yari never again. Iyo never again kuva byari byongeye genocide ibaye yagomba guhitivaho. Uyu mwanya rero turimo kuvugira aho ngaho, UN nanone igeze ahantu hakomeye cyane hagoye, ndaza kuhabereka hagoye ku buryo dushaka guhita tubona indi world order cyashya ishobora kuza nta wavuga uko yabivangavanze cyangwa yabimeze, ariko aho turimo kwerekeza niba uyu munsi Abanyaburayi bamaze kugaragaza ko batavuga rumwe na leta zunze za Amerika ku nyungu zabo no ku bibazo by'umutekano wabo vis-a-vis ya Ukraine,
bakaba bitandukanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kurengera Israel aka kanya turi kumvikana neza. Uyu munsi tukaza kubona aho byerekeza ko birimo kugaragara ko barimo kuza gutegereza ko akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano UN Security Council ikurikira mu minsi iri imbere izabaho nyuma ya Assemblée Générale yo ku rwego rwo hejuru ariyo izatora ikemeza Palestine. Ibihugu byose biyirimo na China na izatora n'Ubufaransa byose bifite droit de veto za permanent countries yamwe zihoraho zose zizatora ukuremo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihite binata agaciro. Niho wateye amatsiko. Noneho abantu bahite banumva icyo UN ari cyo. Exactement naho nari mvuze. Kusaba tugeze kuri finali bahita banumva UN icyo ari cyo aho umuntu umwe yego ashobora kwiyempoza ku bihugu 142 yego birimo na veto bagenzi b'Ubufaransa n'Ubwongereza kandi berekanye ko kuva mu ntangiro batari tayari gushyigikira uwo muntu. Icyo kintu cyanasobanura hypocrisy yego aho ngewe nawe dushobora kwemeza ikintu ariko tubizi ko dufite undi mugenzi wacu uzagihakana mu izina ryacu. Aho rero Ubwongereza n'Ubufaransa byatoye bivuga ko yego two state solution yemewe ariko bizi neza ko bifite backup ya Amerika. Ari naho ndimo kuvugira urakoze. Niho ndimo kuvugira ko no kwiyeza ariko kubera ikibiyeza ni genocide barimo gukweba. Genocide yo muri Gaza. Batibya byose ni mwebwe ba nyiri umupfu ni mujya hanuka. Turi kumvikana neza. Uko Ubufaransa n'Ubwongereza bufite amateka mu burasirazuba bwo hagati arenza ya Amerika. Cyane bya nibihugu umuntu yakwita bimaze Palestine, Israel, ibihugu by'abasaza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika umuntu yafata nka za Marine bari n'abantu bavutse muri politike b'uyu munsi bakakanya. Mu cyamagana 776 yego. So bareba bandi nabantu babanye n'Abarabu babanye n'isi igihe kirekire cyane. Kandi bavuga bati twege ntabwo dushaka ibyo twakoze twarabikoze ariko ntabwo dushaka ko genocide izatujya ku mutwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika wowe n'abayahudi na juif eta juif yawe ne mwikorera uwo musaraba bacyari bashya mwimure abaturage biba hariya twababwira iki mukora ibyo mwumva ariko twege muri record ntabwo dushaka ibyo ngibyo. Nicyo nekereza kuri cyo ngicyo waruvuze bwana Karimije. Yego ubwo nari ngarutse nyine kuri iyo UN Security Council izaterana. UN Security Council izaterana ibihugu 15 nibimara guterana byose rwose byongere bitore ko ntabwo byakwivuguruza na position bizaba biriho cyane ko tubonye ko uwo munsi icyo cyumweru zanzirwa n'umunsi umwe witwa uwa Palestine na Israel kureba ko ibyo bihugu byombi byakwemerwa mu rwego mpuzamahanga. Nibirangiza uwo munsi wa nyuma igihugu kimwe kiri muri bya bihugu bitanu bihoraho mu kanama gahoraho bya veto kimwe gihite kibitesha agaciro aricyo cyitwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twibutsa abadukurikiye ko ibyo bihugu 15 niyo byatora byose 14 rwose bikiyemeza ko hagomba kubaho Palestine na Israel. Yego Amerika tuzi ko itazabishyigikira iryo jwi ryayo rizaba riruta ijwi ry'ibihugu 14. Ibyo bihugu bitanu ni ibihugu byitwa ko ari byo byarangije intambara ya kabiri y'isi biri victorious byatsinze. Uwatsinze kenshi niwe ugira uhorana nibo bikoreye amategeko bavuga ko ari bo bazajya bagena ibigenwa n'isi byose. Aho ngaho ugahita wumva ko watsinze ari wandika amateka. Niwe wandika amateka. Niho bari babyemeje kwisi. Bigomba kuba abantu badukurikira basobanukiwe n'ibi politike by'isi. Urakoze ga turi muri politike yego. Ya Ayubu sinzi niba ari ikindi wenda wakongera. Icyo navugaho mbere ko tuva hari ahantu byaza ntabwo twavango ibyo niko bizagenda 100%. Dushobora gutungurwa. Oya. Uwo ni wowe. Ariko navuga ko dushobora gutungurwa. Muri politike y'isi ntabwo nzatungurwa kubera ko Amerika stand yayo hari ibintu bibiri dutegereje Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abareba ibintu nkanjye wenda ku rwego rundi kuri version ya kabiri ariko. Version ya kabiri iravuga ngo Trump ntashobora kubaho adafite Middle East iri ku ruhande rwe. As we speak Middle East mu byumve ni akarere k'Uburasirazuba bwo hagati irimo amavuta irimo bukungu irimo Abarabu babakire kandi bafite ubushobozi kandi babakiriya bimena ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo ni icyambere ni nacyo gihirahiro barimo ndavuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibaramuka kuko bamaze gushyiraho umugozi bateyeho inshimangiro mu Kinyarwanda niko zitwa zivuga ngo ntabwo tuzemera leta ya Israel ko dukorana nayo amasezerano y'ibihugu ku gihugu mutemeye leta ya Palestina ko ari leta yemewe. Icyo kintu kiri kumvikana bwana Karinija. Niho nshingira rero mvuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kwemera gusakrifia gutangaho igitambo cyangwa guseda twa kubyita igitambo kurekura iyo leta ya Palestina ikabaho ahubwo ikaba ari leta itarimo Hamas
kuko ni no umushinga imbanziriza mushinga ni kwivuga Hamas kuko muzi ko ariyo igira resistance y'igisirikare ikaba ari leta ya Palestine iri aho ngaho gusa yemewe n'urwego mpuzamahanga ariko leta ya Israel ikikorera ibyo ishaka gukora nicyo ngicyo navugaga ibiramutse bigenze uko rero leta ya Israel nayo yabitunguwe leta zunze ubumwe za Amerika zikaba zakwemera bitewe na pressure zifite muri no minsi ikindi ntitwibagirwe ko Uburusiya n'Ubushinwa kumbwira ko Amerika na Israel nk'igi n'inkoko Uburusiya n'Ubushinwa yego Uburusiya n'Ubushinwa wenda bizugiye kuvuga ko waje kuvumbura ko muri byombi harimo icyabyaye komeza nge icyo nzi nuko Israel yabyaye Amerika komeza ya universe leta y'Uburusiya n'Ubushinwa birarekereje n'indi factory ya kabiri biyiteguye kwitoragurira iri ya bloke yo mu Barabu mu burasirazuba bwo hagati bityo Trump ashobora gukoresha aya mahirwe kugira ngo byibuze leta ya Palestina yigenge hanyuma n'intambara ihagarara havwe na prix Nobel yiwe okay ariko leta ya Israel ubwo ikomeza yenda gufata utundi duce ariko na genocide ishobora kuzemezwa n'umuryango w'abibumbye nabwo bitoroshye kuko veto izabiha igihari ikaba yabose ni ibyo ngibyo turakomeza kubitega amaso yego rendezvous kuri iyo dossier ni ku itariki 22 z'ukwa 9 tukarara tumenye uko biraye birangiye mu bigaragara rero Ayubu u Rwanda narwo nyuma yo kwamagana leta ya Israel rwemeje ko hagomba kubaho umwanzuro wa two state solutions ibi bintu ntabwo bishobora kuba birimo birakurura umubano utari mwiza hagati y'u Rwanda na Israel nk'uko ejo bundi twabivugaga tuvuga ko u Rwanda rwamaganye leta ya Israel ku bikorwa byayo muri Qatar u Rwanda kuba rwatoye narwo ni ikintu cyiza nanjye nk'umunyarwanda rwose numva rwampagarariye kwanza cya kabiri nuko ntabwo ushobora kujya kureba aho isi irimo kwerekeza ngo ubutahareba ntabwo u Rwanda rwakunda Israel kurusha Ubufaransa Ubwongereza n'Ubudage ntabwo u Rwanda rushobora gukunda Israel kurenza biriya bihugu byose bigaragaza ko nabyo byahinduye stance cyangwa igihagararo icyo rwaba rwakoze rero no kuvuga ngo ni nko kuba umuturage w'isi nawe uri responsible yego kuvuga ngo ibihugu byombi bibeho byose bifite umutekano rega n'ubundi uko byagenda kose Israel ikeneye umutekano kandi ntabwo izigera igira umutekano igihe abaturanyi bayo badafite umutekano no kuvuga mu buryo burambye nta nubwo u Rwanda rwakunda Israel kurusha Bill Clinton wari uhagarariye y'amasezerano ya Camp David telekomvikana uko byagenda kose leta ebyiri zigomba kuzabaho okay niyo Trump yavaho zitabayeho n'ubundi zizabaho gahunda yo kwimura bari abaturage bakabajyana mu bindi bihugu bamwe bagahabwa Yordania abandi bagashakirwa ibihugu babamo muri Afrika nabyo bizaba biri mu bintu isi izahaguruka ikamagana kuko ntago byemeye ko umuntu afata abaturage barenze b'igihugu bavukiye ahantu banyiraho ngo abirukane so nekereza rero ko u Rwanda bungu rugeze aho inyungu wenda mu rwego dusanzwe tumenyereyemo rw'imibanire n'ibihugu runaka itsindwa cyangwa ziringanishwa cyangwa zikagereranywa n'ikigendanye na identity wiposition ute ku isi nka peace maker cyangwa peace keeper umunyamahoro uharanira amahoro ku isi ikindi birerekana ko u Rwanda rumaze kugira n'ubundi ngufu zihagije ku isi ku buryo nabwo rushobora kuvuga ruti yego cyangwa hoya ndanze turi kumvikana narwo ruba rwabishyize ku munzani rukavuga ruti ntacyo badutwara tune inyungu zacu nk'igihugu kuri national interest ikindi nagira nkwibutse kanija wenda tuzakora ikiganiro cyihariye iri ya si y'Abarabu n'isi muri monde ya Arabe ngira ngo na Kofi yigeze kubivuga le monde Arabe ni igihugu n'agace gakize cyane ku buryo kari potential ngira ngo ni Perezida Kagame cyangwa Museveni mu byubahiro byabo wigeze kuvuga ati mwirirwa mutubaza ngo kuki dukorana n'Ubushinwa ariko duhurira iyo twagiyeyo sincyumvikana neza namwe nubwo mutubuza gukorana nabo murakorana bari abatubuza kujya hariya wenda yarahatsinze ariko byaravuzwe kabisa yego ati nabo duhurirayo twagiyeyo so no kuba rero u Rwanda narwo muri Middle East ruzi kudefining inyungu zarwo nk'igihugu ntago inyungu zarwo ziza nyuma y'inyungu z'ikindi gihugu sibyumvikana neza muri monde diplomatique ibyo barabizi kuturusha na Israel ntago yarakara kuko nayizi ko ikishaka ari igisavinga inyungu zayo igihe bitajyana Israel mu mutekano mukeya igihugu cyaracyo cyose cyavuga ngo yego cyangwa hoya kandi mugakomeza kuba inshuti nicyo ngicyo ntekera hanyuma kuba Israel iri against bivuze iki mu gihe Palestine yaba yemewe nk'igihugu urumva Israel nta gihugu ku isi gifite ibibazo mu gihe Palestine yaba yemewe nk'igihugu
ikintu abaswahili bita ngo ni shamba la bibi. Palestine Israel yifuza ko uretse no kwifuza ko itigenga, yifuza ko abanyapalestina bataba hariyo, cyane cyane aba mu ntara ya Gaza, ko bahava bakagenda. Ubwo rero byaba ari uruca abana kuvuga ngo kukibasha batifuza ko baba igihugu gifite za ambasade zose zo ku isi bazahitamo zikaza kuba Rafa, ngira ngo ni mu mujyi wa Palestine. Ubwo tuzamenya neza niba ari West Bank, niba ari Yerusalemu, niba ari hehe. Bikaba nabo bakohereza abambasaderi babo mu bindi bihugu, bakaba bafite igisirikare kirinda, bagahabwa intwaro ku mugaragaro, bakagura imbunda mu rwego rwemewe n'amategeko. Turi kumvikana za Arabia Saudite zikabafasha, zikabaha amafaranga menshi cyane yo kubaka kiriya gihugu. Israel yabataka bakayirasa nk'igihugu, bagatabarwa, bakanatabara nabo nk'abandi, bakagira diplomasi yemewe. Ntekereza ko Israel ntabwo yabyishimira bitewe nayo n'ibyo ubona ku giti cyayo nayo nk'igihugu nyine itekereza. Nicyo ngicyo navuga bwa Karine Jabo. Sinzi niba hari ikindi kibazo bifite cyangwa mugenzi wawe afite. Yego, ikibazo kiri nabaza. Yego, ibyo biratanga icyizere ki kuri Palestina? Twaje tubona Israel n'ubundi idatinya kurasa mu bihugu bisanzwe bifite ubwigenge. Yego, kuba yakwemerwa nk'igihugu, yego, biraha garanti yihe Palestine ku mutekano wayo? Ese byatanga amahoro cyangwa n'ubundi byazakomeza kuba intambara nk'uko bimeze gutyo? Igisubizo kiri mu bintu bibiri. Icya mbere ni Israel ishaka iki? Icyitwa Greater Israel ni ikintu gihari cy'ukuri cyangwa ni icyuka, ni indoto? Kuko birimo birahwihwiswa ko n'abarabu bose ba minisitiri benshi barimo kuvuga nyuma yaho irasiye Qatar, baravuga ko ari umugambi muremure kwirukana gufata Liban. Uyu munsi nabonye n'umuyobozi wa Hezbollah Qasim ngira ngo Naim avuga ko Israel muri wa mugambi wayo wo kwigarurira uduce tw'abarabu hafi ya twose. Turi kumvikana amajyepfo ya Liban, imisozi ya ahitwa za Sinai, ngira ngo na Haifa, aho hose n'ahantu Israel imaze gufata, hari n'ahandi ishaka gufata nk'uko birimo kuvuga. Byaba biri determined n'ubushake bwa leta ya Israel. Turi kumvikana ishaka iki, ifite ubuhe mugambi koko? Niba ishaka umugambi w'amahoro, Palestine iramutse yigenze, ntabwo icyo cyaba ari ikibazo, kuko muri kondisiyo za Palestina ndetse byemerwa kugira ngo yemerwe, byemezwa na benshi niba atari bose muri communauté internationale, ni yuko leta ya Palestine izabaho ariko Hamas yikamburwa intwaro, ahubwo intwaro zigatungwa na leta ya Palestine. Turi kumvikana neza. So Israel rero ntabwo yakabaye ibonamo menace cyangwa ikibazo cy'umutekano wayo, kuko nubundi Israel ivuga ko mu bibazo ifite icya mbere cyihutirwa ari existential threat kuri existence yayo. Nuko Hamas na za Hezbollah ni ibyorezo cyangwa ni ibibazo, ni za kagoma zishobora kuyirimbura mu gihe yabitirwanyeho cyangwa zifite izindi ngufu zirenze zo zifite ubu. Turi kumvikana neza. Ariko ntiwibagirwe ko abagize Hamas, yego, bari abaturage bahari. Ihangane gatoya. So ubwo rero UN nk'urwego mpuzamahanga rw'isi uyu munsi ruduhagarariye twese, kuba yabimaze kwemera ko icyo kibazo ntukibagirwe gisubiza, yabimaze kwemeza ku mugaragaro ko leta ya Israel nayo ifite uburenganzira bwo kubaho, ugabye Israel yakabibaye ibibona nk'inyungu. Twemewe n'urwego mpuzamahanga, ibihugu by'abarabu bigiye kwemera no mu karere tugira umubano usanzwe wo gutabarana no mu by'ubukungu n'ibindi nk'uko muri ya Accord d'Abraham biteganyijwe. Ni ukuvuga ngo Israel nta menace yabigifite, yabirinzwe n'abaturinze twese, na amategeko mpuzamahanga. Sicyumvikana neza. Nizo za Hamas rero nk'uko waruvuze, ntabwo zakongera kugira ingufu, kuko icyo zirwanira no kurinda ubutaka bwabo. Byaba bisabye ariko leta ya Israel nayo ihindura kuri foreign policy, kuri politiki yayo mpuzamahanga, ku cyitwa aggression, icyitwa ngo preemptive strike. Urabona izabishobora icyo bita legitimate defense, kwataka umuntu umusanzi we mu kindi gihugu, kujya gukora za operation zo guhitana abo ukeka ko bazaza kugutera. Ibyo byasaba ko hari icyo ibihindura aho byanga bikunda, kandi ntekereza ko yabihindura, birashoboka cyane. Birashoboka, yego. Israel izitwara gute ku baturage bafite abantu babuze ababo muri ya miryango muri iki gihe cyose imaze barasa, none bakaba babonye ubwigenge? Imibanire y'aba baturage bombi byazakenera ikintu kimeze nka ya plan Marshall yabayeho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo ni yakora Abraham n'ubundi nicyo yabivuze. Hazabaho ikigaragara nk'ubumwe n'ubwiyunge, kumvikana iriya Etat Hébreu ya Benjamin Netanyahu
yabikeneye ikintu kimeze nka reintegration muri ya Middle East kuko barabana ni abavandimwe ni abantu bari mu karere ariko kamaze kuzamo amacakubiri ateye ubwoba bwana munyamakuru ni ukuvuga ngo kariya gace n'ubundi kameze nk'akenda guturika turebe bino bintu n'aya masezerano ko ashobora kuza ari igisubizo cy'abantu batuye mu karere ibihugu kuva muri Kuwait ujye muri Oman ujye muri Qatar muri Jordania ubwo ntugiye Iran na Iraq n'ahandi hose intero nimwe ni leta ya Israel niyo munyamafuti muri kano karere. Hezbollah nayo gahita iteramo ikavuga iti ikihutirwa uyu munsi ni resistance ni nako bavuze uyu munsi umuyobozi wa Hezbollah yavuze ngo twakomeje kubabwira ko igikomeye ari resistance atari ukujya inama n'abari abantu barashaka kudufata barashaka kutwambura ubutaka bwacu mwese turi kumvikana so anytime igihe cyose cyose abantu bashobora kuba intambara cyaba ari igisubizo cy'umutekano urambye aho leta y'abayahudi yabana na biriya bihugu by'abarabu byose bigatunganirwa kandi birashoboka cyane yego ariko Hamas yo itarimo kuko bigaragara ko ariyo ifite resistance ya gisirikare nicyo ngicyo twavuga Ayubu reka tujye gato Doha muri Qatar yego twagiye tunabikomozaho gato leta ya Kongo na M23 bumvikanye uburyo bwo kurekura imfungwa ni inkuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ariko aya makuru yemejwe n'umujyanama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ubufatanye na Afrika Masad Boulos ku wa gatanu agaragaza ko ari intambwe nziza iganishe impande zombi ku guhagarika ubushyamirane ati dushimye aho ni kuri X isinywa ry'uburyo bwo kurekura imfungwa ryakozwe na leta ya Kongo na AFC M23 intambwe ikomeye iganisha ku guhagarika ubushyamirane no ku mahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Boulos yasobanuye ko hashingiwe kuri ubwo buryo komite mpuzamahanga CICR izaba umuhuza mu bikorwa byo gushakisha imfungwa za buri ruhande kuzigenzura no kuzirekura. Ati turashimira byimazeyo umurimo ukomeye wa Qatar na CICR muri gahunda kandi turashishikariza impande gushingira kuri iyi ntambwe mu gutera izindi zigana ku masezerano y'amahoro. Yego urabivugaho iki bwana musesenguzi? Bayasinyiye muri Qatar Doha nyuma y'ibitero cyambere y'ibitero nyuma y'ibitero ntabwo bari bafite ntabwo ko n'umukuru w'u Rwanda ubu ni hari icyo nibaza abo bose ntabwo byashoboka se buri wari kubarasa ni Tshisekedi wari kurasa muri Qatar. Perezida Kagame yagize Doha ku wa gatanu nk'uko byatangajwe na Village Urugwiro ku mbuga nkoranyambaga zayo. Okay. Ubwo reka tubanze tuvuge kuri ibyo bireba M23 wenda muntu yareba niba bishobora no kuba bihuriranye n'uruzinduko simbizi. There is no coincidence. Ntabwo wapfa kuvuga gutya ariko twanavuga ko byabayeho mu gihe ariyo ariko siho yarari cyangwa niho yarari byo nta makuru tubifite. Yego okay urakoze cyane. Karinijabo urabona muri aya masezerano y'amahoro dushobora no kuba rwagiye gufata mu mugongo Qatar nyuma y'ibitero. Yego hari byinshi yego hari byinshi cyane birimo kubera ku isi hariya ne barimo so twavuga ngo iki rero twavuga ko aya masezerano ya M23 yari imbanziriza mushinga ahubwo ikihutirwa twahita tuvuga mu bintu byose bakabaye basinyaho kuko mu minsi ishize kwari ukwemeranya kuri kubikubiye muri iyo draft ariko uyu munsi ngira ngo segment bahereho mu gusinya niba nkurikiye neza itangazo ko warisomye nuko basinye ariko bagasinya agace gato ko kurekura imfungwa ari nako M23 akunze kwemfasiza. Urakoze cyane very good. Turi kumvikana neza no kuvuga rero ngo M23 mu minsi yashize yaravuze ngo nta kintu tuzongera kugiranaho imishyikirano na leta ya Kinshasa precondition kandi twe twanabivuzeho hano kuri Primo Media ko M23 yari kuye abasirikare ba FARDC ejo twumva ko yavuze ko yari kuyengira ngo n'abajepe aba garde presidentielle bakise ahubwo bayisabaga ko nayo bayisabaga ngo 300 urako 300 yego niki kuki M23 itarimo nayo gusaba abayo bafunze ngo nayo ibishingeho ibitereho umuhati sitwumvikana neza so icyo kintu rero kiri sensitive kandi nijabo nta ntambara itagira abaporizoniye bayo hostages iyi ntambara rero M23 bari kabirimo guha agaciro abasirikare bayo bafashwe matekwa erega kandi nijabo mensi iri imbere duhishiwe byinshi duhishiwe ikintu kivuga ngo dusanze nka M23 ifite abasirikare igihumbi bafashwe na FARDC
byaba byerekana ko na za ngufu nkeya FARDC yajyaga ivugwaho ntazihari, burya nayo ifite ingufu. Turi kumvikana neza kuko buriya ni nko gufungura, ni nko kwambikana ubusa. Buri ruhande bakavuga ngo twari dufite abajenerali 20 30 40, hari abapolitisiye ba M23 bafashwe, hari inzego z'ubutasi zikorana zimwe zigafatana izindi ibintu nk'ibyo ngibyo. So ikira kintu kiba kiri kurusho. Ikindi ni icyo bita Pandora's box, no kuzafungura ako gaseke kavuga ngo ko tuheruka ari abantu igihumbi nafashe mukaba murimo mugaragaza 200 abandi bari hehe. Turikumvikana uyu ko yari afite amaso abiri tukaba tureba murekuye rimwe rimeze nk'irifite ikibazo byagenze bite, ukuboko kwe mwagushyize he, ibintu nk'ibyo ngibyo. So bira bintu rero barashaka kubanza kubisobanura buriya ku rwego rwo kwita ku basirikare babo, ubwo ndavuga buri ruhande byumvikane neza. Okay, hanyuma ibyo byamara kuvaho nano tukazareba igikurikira ni kwa kugabana ubutegetsi. Ese intambara icyo bita cessation de hostilité, amasasu agiye guhagarara nanone cyangwa bararekura imfungwa nibarangiza babe basubiye ku rugamba nyuma bazongere bicare. Nabyo ni ibintu byo gutega amaso, ariko bikigomba gukurikiraho no guhagarika imirwano byibuze. Niyo etape yindi igomba gukurikizaho ukurikije ibikenewe kuri tere, hanyuma hakazamo n'imikurikiye biteganyijwe n'amasezerano turimo kureba. Ntabwo ntekereza ko ibyo bintu byo uvuze ngo bigiye gukurikira byo guhagarika imirwano byoroshye mu gihe abatutsi bo muri Uvira bahawe iminsi 10 yo kuba bahavuye, mu gihe abanyamurenge batemerewe kuvoma amazi muri Uvira mu gihe sinzi niba uri kwemeranya n'iyo statement ukoze. Bashobora no gusabwa kuhava, bakabisabwa na Wazalendo, benda bakanahava bagahunga bagakiza amagara yabo, ariko intambara igahagarara hanyuma bakazahagaruka intambara yararangiye. Ibyo byose birashoboka. Ukomoje kuri Wazalendo ni kibazo bagiye kubazamo. Yego, aya masezerano arashyirwa mu bikorwa gute na Wazalendo ihari? Wazalendo ziriya bari amasezerano rakoze cyane mu masezerano mpuzamahanga mu bigendanye n'umutekano w'igihugu, mu bigendanye n'umutekano w'akarere, mu bigendanye n'ibya na situation géopolitique géostratégique, ku nyungu nini Wazalendo. Turimo turavuga ibya Hamas, tukavuga ko amasezerano ateganya ko ari yagiye muri UN akanyuramo agacamo bakayatorera ku bwiganze, avuga ko ni leta ya Palestine idafite Hamas. Na Hamas ntabwo yemewe kandi ari umutwe wa resistance, ahubwo byibuze bakaba bifite ukubonwa. Noneho Wazalendo ntibazwi, abajya kubifata ino myanzuro minini ntabwo baba bareba za Wazalendo Mai iriya ni imitwe itemewe. Turikumvikana ku rwego mpuzamahanga n'abamirise n'ubwo bashyigikiwe na leta iriho, turikumvikana, ariko bagomba guhita bamburwa imbunda bakasubizwa mu buzima busanzwe, abakoze ibyaha bakazakurikirana. Yego, icyo kintu kizoroha ukurikije imbaraga bagaragaje mu mujyi wa Uvira igihe bavuga ati gasita nitumushaka hano kandi bikemera. Biriya ni inyungu za politiki. Ntabwo Tshisekedi aramutse agiye muri Palais du Peuple akavuga ati ngewe en tant que chef suprême de l'armée des forces armées de la République démocratique du Congo, yiteka ko mu masaha 48 Wazalendo baba batakibarizwamo hariya, ntanze itegeko kuri chef d'état major n'igisirikare n'inzego zose zishinzwe umutekano ko babafata. Nta n'amasaha 48 yashira Wazalendo bakiri hariya, ntibishoboka. Niyo byananirana yasaba ibihugu by'ibituranyi bikamufasha cyangwa nibindi. So kira ntago ari ikibazo ku rwego rwa gisirikare. Gisirikare ni ikintu gikomeye cyane cy'igihugu, kiba kigengwa n'itegeko nshinga, sibyumvikana. So Wazalendo ntago bari ari ikibazo gikomeye cyane, baba bari hari ariko ku mibare ya politike. Kuba babonye gasita yahavuye ntago ari ingufu Wazalendo barushije leta ya Kinshasa, oya ni ku mibare ya politike. Iyo politike ni nayo ibihindura rero, yihindura. Yego, twabonye basinya amahame shingiro yerekeza ku masezerano y'amahoro ya nyuma, ariko none impande zombi zikomeza kwenda zishinjanya ko Kongo iri kohereza abarwanyi benshi hafi y'ibirindiro byacu, na Kongo nayo ikashinje mu Ventura gukomeza kwagura ibirindiro byayo igenda ifata utundi duce. Aya masezerano basinye kino cyiciro cy'igatari ashobora kuza koroshya kugabanya izo mpaka, cyangwa n'ubundi izo mpaka impaka zimeze gute? Izo zo kwitana ba mwana murakomeza kuza kudutera, muri gukomeza gufata ibindi bice kuri M23, birakuraho impungenge za M23 kuba Kongo itari kongera abarwanyi mu bice igenzura, cyangwa se M23 nayo
birakura impungenge ku ruhande rwa Kongo ko idakomeza gufata ibindi bice. Ntabwo ikigeranye n'intambara abasirikare bafite ibyo barimo, wenda bakumvira amabwiriza bahabwa yego, ariko urabona ko n'isi ntabwo yitaye cyane cyane mu guhagarika intambara. Ndavuga n'abari abahuza, niba ari uko Kongo ari nini wenda simbizi, ariko kuva za Kamanyora ukaza hano baherutse kurwanira muri hafi ya za Uvira, ntabwo kuba igice kimwe cyavanamo intwaro kikajya gutera ikindi bihangayikishije cyane abahuza. Ikintu gihangayikishije abahuza biramutse bijemo intambara ruvuga ngo Goma irasumbirijwe cyangwa Bukavu, ariko turaza kubona icyo nshaka kuvuga no kuvuga ngo turaza gukomeza kubona ibyo bitero mu duce tutazwi cyane tudakomeye, ariko birakomeza kubaho. Turi kumvikana kugeza amasezerano amaze gusinywa mu rwego rwuzuye agatangira gushyirwa mu bikorwa yose uko yakabaye, ku buryo mbere tubivuga iti ibyo twashakaga turabibonye, na leta ya Kongo ikavuga iti ibyo twashakaga turabibonye, kandi ibyo ngibyo ntabwo twabivuga ubu nona. Ntabwo bavuga ko ari intangiro, ni intangiro y'intangiro y'amasezerano. Niyo mpamvu basinye agace gatoya gusa k'amasezerano kitwa kurekura imfungwa. Bagombe kuba n'inyuma y'amarido nk'uko dukunze kubivuga, baremeye bati reka tugende intambwe imwe ku yindi, aho kugira ngo dusinye amasezerano as a whole, ahubwo ari precondition ya rumwe mu mpande zirimo. Nta no watinya kuvuga ko ari M23 mu gusesengura kwacu yavuze ko idashaka amasezerano nk'ikintu kinini, ahubwo ishaka ko ikivuzwe kijya mu bikorwa bakabona kujya ku yindi ntambwe ya kabiri. No kuvuga ngo uyu munsi tubonye amasezerano yo kurekura imfungwa, no kuza kureba monitoring mechanism, urwego rushinzwe kureba ibishyirwa mu bikorwa y'amasezerano, babanze bahana imfungwa, basubire gutanga ripoti kwa bosi no kubahuza babo. Nyine nicyo nshaka kuvuga ko imfungwa zararikuwe, turishimye byararangiye, tujye ku ntambwe ya kabiri, kurekura wenda ibigendanye n'imiyoborere ya hariya, guhagarika intambara, baze bakati imipaka berekana aho M23 wiri naho igisirikare cya leta kiri, ntihagire wongera kuhava. Ibyo bibeho n'ibindi bizagenda bikurikiranwa gutyo. Ngira ngo wagisobanukiwe neza nyakubahwa wiri. Hanyuma Ayubu, twanakomoje ku bijyanye no kwa Perezida Kagame yageze muri Katari. Yego. Katari ni igihugu gisobanuye byinshi ku Rwanda, yaba mu bijyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere, cyane cyane ko gifite imigabane ingana na 60% mu mushinga w'ikibuga cy'indege cya Bugesera. Ibihugu byombi bikaba binafite imikoranire mu bijyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere. Nyine mu minsi iri imbere Qatar Airways izegukana imigabane 49% muri Rwanda. Hanyuma kuba Qatar iri guhuza Kongo na M23, ariko ku rundi ruhande u Rwanda rukaba rwaravuzwe muri iyi case, Qatar ni umuhuza wizewe ku ruhe rwego rwatuma igihe amasezerano yasinywe ari nayo cyo gihe Perezida Paul Kagame ari muri Qatar. Mu bikwiye kuranga umuhuza ntago harimo kwizerwa gusa, ni kimwe muri byo, ariko mu bindi wavuga byinshi cyane byinshi, ariko harimo no kuba akenewe ariko adafite uruhande afitanye imikoranire na rugo irenze y'urwaho, akenewe n'impande zombi. Wenda nari kongeraho zombi, phrase yanjye ntiyari irangiye. Hari kuba yizewe ku rwego runaka, kuko icyizere n'ubundi ni ikintu kiri abstract, nta nubwo kandi kirashiftinga, kirimuka. Icyizere cy'uyu munsi ntago ari cyo cyejo, ariko hakaba kuzamo na factor yitwa ndamukeneye. Kumukenera Katari, Kisekedi akeneye Katari kandi nijabo, ntabwo ari pour rien, cyangwa ntabwo ushaka kubifata for granted. Kuba Katari uyu munsi ishize yaravuze ko ifite package cyangwa agapfunyika kama miliyari 20 z'amadolari iteganya ku investinga muri Kongo. Ndashaka kukujyana ku ruhande utashakaga kumva. Oya genda umunyamakuru numva impande zose. Urakoze cyane. Yego. Katari y'uyu munsi ntabwo ari Katari y'imyaka 2-3 ishize. Ndashaka kumenyesha ko kwanza abakongomani no kubabwira monde arabe mu myaka nk'icumi byari kuba ari ibintu by'ibiri aho ngaho. Urabizi ko 45% y'abaturage ba Kongo ni abakatolika. Sibyo mvikana, ntago bari muri Katari kuko bahuje na y'amateka. Ntago abakongomani babe buriya n'igihe za M23 zose zigiye muri Katari, nibaza bari abantu iyo baraye yose bagasaba ka primus barakabona abakamwa. Abakongomani bari muri leta ko nzi ko bakunda umuvinyo, bakakunda wenda n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ariko se muri Katari ntabwo ushaka kwizera ko ntabwo bava ko muri hoteli zo muri Katari bapfa kubona ntabwo bapfa kubona y'akabenzi. Anyway, okay, komeza. Reka twe kujya muri by'abaturage. Icyo navugaga rero kwari kukwereka icyo cyavuga ngo ni umuco, ntabwo bagenda bakurikiye ibyo bifuza.
bakunze kuko biri hose ahubwo nyirakurikiyeho icyo bakeneye hariya ni igiki. Iriya package ya investment mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi ya miliyari 20 bateguje ko bazinvestinga muri Congo, ni mu rwego rwa Katari nk'umuhuza urimo no kuza kuinvestinga cyane muri Afurika. Abantu ntibaze kwibagirwa ko ntekereza nka yubu muri aka kanya Israel ishobora kuba irimo kuharasinga cyangwa muri ibi bitavugwa abanyaburayi abanyamerika by'umwihariko na Israel ishobora kuba barimo gusabota Qatar mu rwego rwa economy kubera ikibazo bamaze kubona ko Qatar ishaka gufata Afurika. Nacyo kirashoboka. Qatar ifite umuvuduko ku rwego rwo hejuru, barimo barasinyana na za Botswana na za Namibia bigeranye na za Diama, barimo gufata za poti za Dar es Salaam, barimo gufata za Congo. Ku rwego rwa economy bashobore kuba barimo gukora ibitangaza muri kino gihe, tutirengagije n'ibyo yaruvuze mu Rwanda. Nabwo bavuga ngo Qatar ni inshuti y'abanyamerika, ariko buri wese akurura ajyana muri coffers mu mutungo we ku giti cye, ntabwo nabuza ko bagira competition. Qatar rero iri hagati ku bigendanye n'icyo bayikeneyeho bombi, ndavuga u Rwanda na Congo, turi kumvikana neza, ariko nanone nekereza ko u Rwanda ari umufatanyabikorwa mwiza ku bigendanye n'ibyo waruvuze by'ubwikorezi, indege mu kirere n'ibindi, ku buryo Qatar ivuga iti ntago nareka Congo ngo nuko ifite ubutaka ikaba ifite na zahabu na diama ngo nirengagize u Rwanda nk'ifite umutekano, ikoranabuhanga n'ubuyobozi buhamye n'imiyoborere myiza n'inganda tukazaba tuzazubaka tukongera agaciro kuri ayo mabuye tukabifatikanya, kandi namugeranye na soft power n'u Rwanda narwo rumaze kugera kure. So Qatar reba impande zo Congo ntabwo yibonamo ikibazo gana kanijabo kuko izi neza tubivuze mu rwego abantu bashaka behind Qatar there is USA. Ayu reka dusoreza aha, ariko nyine nta nubwo twabura kubwira abantu ko urubanza rwa Kabila yagombaga gusomerwa ku wa gatanu ariko ntabwo byabaye. Urukiko rwanzuye ko urubanza rwa Joseph Kabila wayoboye Congo imyaka 18 rwongera gutangira. Uyu mwanzuro wafashwe nyuma y'uko abanyamategeko barengera inyungu za leta bamenyesheje abacamanza ko habonetse abatangabuhamya bashya biteguye gushinja Kabila. Umwe muri abanyamategeko barindwi witwa Maître Richard Bondo yabwiye urukiko Sindinari Bondo yabwiye urukiko ko abatangabuhamya bazasobanura uko Kabila yoherereje AFCM 23 amafaranga, banagaragaza uburyo ari umunyamahanga akaba yarayoboye Congo imyaka 18 kandi ari umunyamahanga. Iki ngira ngo twakiganiriyeho cyo kuba ari umunyamahanga ko yabigaragaje ubutegetsi buri kuyoborwa n'abanyamahanga imyaka 18 ubutegetsi. Urukiko rwa rutoye ishyano. Urukiko rwahise ruha agaciro icyifuzo cy'aba banyamategeko rwanzura ku rubanza rwa Kabila ruzatangira bundi bushya tariki ya 19 z'uku bundi bushya 19 z'uku. Hari deontology nekereza ko itari formelle yo mu bucamanza muri biravugwa, ivuga ko abacamanza iyo bazafata umwanzuro urukiko rukiprononsa rufavoriza uregwa muri procedure mu nzira barimo guca urubanza, kenshi bakunze kwerekana ko baba bakarishye cyane, bigakereya public opinion ivuga ngo rwose exhaustinze inzira zose zashobokaga zarakurikijwe, ahubwo abantu bagatungurwa n'umwanzuro. Nicyo nakubwira kanijabo. Ubwo abantu batadukurikiye hito basobanurira kantu uko ngiye nakumvise ko hari umuntu utumvira kuri 5G n'urugero hari amahame umuntu atavuga ko yemewe cyangwa ari amahame yanditse mu butabera avuga ko mamenye mu minsi itari myinshi avuga ko abacamanza akenshi iyo bazafata umwanzuro mu gihe cy'imiburanishirize y'imanza iyo bizwi hazabamo cyangwa harabayemo tekinika cyangwa hateganywa kubamo tekinika, bakunze kubanza gufata uruhande runyuranye n'umwanzuro bateganya kuzafata kugira ngo abaturage tuzaryame dusinzire. Donc mu yandi magambo mbisobanuye nk'umunyamakuru kugira ngo dukore icyitwa keep it short and simple. Uru rubanza rwa Kabila kuba rwasubitswe bivuze ko umwanzuro abantu bari biteze kwisubikwa ryawo unyuranye n'umwanzuro ushobora kuzafatwa. Murakoze. Ngaho ni ibyo rero ibyo muri Congo
ubwo twari kuvuga n'ibindi byinshi twanze kuvuga byinshi kuko leta yohereje inzego za guverinoma zirimo Jacques Shaban minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu imwohereza muri Uvira kugira ngo aganire kuri bya bibazo by'abazalendo. Ubwo twanze kuvuga ibijyanye n'urubanza rwa Constant Mutamba nawe kubera ko iminota iba yatujyanye kandi ntabwo tuba dushaka guha abantu ibintu biremereye cyane. Constant Mutamba nawe ya banki yagaragaje ko isubije amafaranga miliyoni 19 z'amadolari yari yagenewe kubaka gereza ya Kisangani ya Chopo mu ntara ya Kisangani. Ibintu nk'ibyo ngibyo ayo mafaranga rwose barayasubije. ni Law Bank yamejeje umushinjacyaha mukuru mu rukiko rusesa imanza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko yamaze kohereza kuri konti ya leta miliyoni 19 zari zaranyerejwe na Constant Mutamba Tungunga wabaye minisitiri w'ubutabera. Ubwo tuba twanze kujya muri byinshi tukagarukira ngo Ayubu wakoze. Murakoze cyane kanira. Adventiste umunsi wa 7 mugire isabato nziza. Merci beaucoup. Gusuzumisha imyotsi ku binyabiziga mu Rwanda byaratangiye, nyamara imiterere y'imodoka yemerera kuba idatumura imyotsi irimo n'ihumanya umwuka duhumeka. Muti kagira inkuru rero. Nibyo rwose kuko iyo myotsi iterwa no kudakorera imodoka maintenance mu buryo bwuzuye, hakoreshwa amaproduit yabugenewe arimo ama additives n'amaprolines, kandi ibi bituma ikinyabiziga gisaza vuba. Abafite imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai n'izindi modoka zikoranabuhanga rigezweho z'ama hybrid, ndabarangira muri Auto Korea Maintenance Limited. Aha niho hari abahanga bazobereye mu gusuzuma no gukorera maintenance imodoka bizifasha kurushaho kuramba no gucukubira n'ibindi bibazo nko gushyuha, gucika intege no gutumura imyotsi, bikaguhoza muri control technique. Ziga mu mwanya wawe n'amafaranga ugana Auto Korea Maintenance Limited kugira ngo bagufashe uve muri control technique uciye ukubiri n'icyo kibazo cy'imyotsi. Dukorera igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54.